Radio 10 since 2004. Since 2004. The first private radio station in Rwanda. Simply wonderful. turabasuje tubifuriza ibihe byiza mwe mwese mukomeje gukurikira gahunda zitandukanye za Radio 10 yaba batwumvira ku mirongo yacu ya 87 n'ibice bitandatu 93 n'ibice bitandatu FM ndetse na 99 n'ibice 0 nizera ko mukomeje kugubwa neza cyane saa 9 ziruzuye by'umwihariko uyu munsi tugiye kugirana ikiganiro cyiza cyane kigiye kugaruka ku buzima bw'imyororokere ku bijyanye n'imikurire ndetse n'imikorere y'umubiri wanyu ingimbi n'abangavu mube hafi aho urubyiruko abanyeshuri muri mu biruhuko ndetse namwe babyeyi muze kuba muri hafi kuko ibyo tugiye kuganiraho birabareba aho by'umwihariko uyu munsi tugiye kuganira ku buzima bw'imyororokere nk'uko nari maze kubibabwiraho tugiye kuganira n'umuryango utari uwa leta witwa Réseau des Femmes ariko by'umwihariko binyuze mu mushinga w'ubuzima bw'imyororokere witwa SDSL Rwanda bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere by'umwihariko aho turi kumwe n'umukozi ushinzwe itumanaho muranyihanganira ndaza gukoresha amagambo y'ikinyarwanda kuri uyu munsi mwiriwe neza haba umugisha Innocent mwirirwanya amahoro turashima Imana meze neza ndaho n'amahoro yego turi kumwe kandi na Bazarama Marie Michel uyu ni umusosiyare cyangwa se asobanukiwe cyane ubuzima bwo hanze ubuzima urubyiruko munyuramo ababyeyi munyuramo baraza kutuganiriza byinshi ku buzima bw'imyororokere mwiriwe neza tubahaye ikaze mu kiganiro turabashimiye murakoze cyane mwisange hano mu rugo ngewe muri kumwe mu kiganiro ndi Olive Imburi yambabariye tugiye kubana tukaganira byinshi twihuse dutangiye hari abantu benshi bafite amatsiko tubibutsa ko namwe turi buze kubaha rugari kuri 0782317918 mukabaza byinshi baratuganiriza hanyuma icyo mudasobanukiwe muraza kubabaza bababwire byinshi hanyuma Innocent ndagira ngo mutangire mutubwira ese uyu muryango Réseau des Femmes ukora ute mukorana gute by'umwihariko n'urubyiruko ingimbi n'abangavu ese mukorera he hari abantu bahise bagira amatsiko Réseau des Femmes ubwayo ikorera mu gihugu hose kuko nkuko bivuze n'umuryango utari uwa leta washinzwe mu 1986 n'umuryango rero ugira ibikorwa byinshi bishingiye ku byo dukoraho ariko by'umwihariko kimwe mu bikorwa dukoraho hakabamo n'ikijyanye n'ubuzima bw'imyororokere guteza imbere ubuzima bw'imyororokere by'umwihariko twibanda ku rubyiruko ni muri urwo rwego ndetse mu bijyanye n'ubwo buzima bw'imyororokere twagiriwe amahirwe tubona umushinga w'ubuzima bw'imyororokere uriya wavuze witwa SDSL Rwanda cyangwa se Santé droit sexuel et reproductif au Rwanda ni umushinga dufatanyamo n'umuryango w'abanyakanada witwa RAMI ndetse ku nkunga ya Affaires Mondiales Canada uwo mushinga rero ni nawo udufasha n'ubundi kugera kuri rwa rubyiruko bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere aho dukorera mu mirenge yose 15 igize akarere ka Gasabo ariko Réseau des Femmes y'ubwayo ifite icyaro ikinyinya n'ubundi mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo muri uwo mushinga rero by'umwihariko niwo dukoramo ibi bikorwa by'ubuzima bw'imyororokere birimo kwegera urubyiruko aho ruri dushobora gukora ubukangurambaga by'umwihariko tukanabifashwamo n'abakangurambaga b'urungano kuko muri buri murenge tugiramo umukangurambaga w'urungano ugenda akajya gutanga amakuru yayandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere ayo ni amakuru tuba tubahaye ariko tukanatekereza ngo hari n'urundi rubyiruko rutari rwo mu karere ka Gasabo tuzageraho binyuze muri baba pédicateurs cyangwa se babakangurambaga b'urungano ruri hanze y'akarere ka Gasabo turarugeraho gute ni muri ubu buryo tuza ku maradiyo nk'uko dushobora kunyuza ibiganiro kuri radio tugira umurongo wa telefone tishyuzwa 811 ni kuvuga 8011 aho urubyiruko nanone tutashoboye kugeraho imbona nkubone rushobora kuduhamagara bagahamagara ku buntu umurongo baba bakoresha wose
tukabitaba tukabaha amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Urumva icyo ni igice kijyanye no gutanga amakuru. Ariko turabizi ko buri iyo watanze amakuru ariko ntutange na serivisi. Buriya ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku buzima ku isi OMS rivuga ko iyo uhaye abantu amakuru ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere ntubahe serivisi ubu bongerera ibyago byikubye kuba ko wamuhaye amakuru yasobanukiwe ariko ntari kubona serivisi. Niyo mpamvu rero twanarebye tubavuga tutereka dutange na serivisi. Kuri cya cyicaro cya Réseau des Femmes hari Ikinyinya tuhashyira clinique yita ku buzima bw'imyororokere tanga serivisi zitandukanye zirimo gutanga ayo makuru naho waje wayabona zigatanga serivisi zijyanye no kurinda no kusuzuma indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina zirimo na virusi itera sida tukanazivura. Ubwo na virusi itera sida tugatanga nyine imiti igabanya ubukana, tugasuzuma abagore batwite aho tugira na ecography. Abagore barayikunda cyane kuko baba bakeneye kumenya ubuzima bw'umwana uri mu nda uko buhagaze. Tugatanga n'ubwo bujyanama ku bantu baba bahuye n'ihungabana rishingiye by'umwihariko ku ihotera rishingiye ku gitsina. Ni serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere muri iyo clinique twita Karame Specialized Clinic. Urumva twatanze amakuru, twatanze na serivisi, tuba twizeye ko ubwo package yose twayitanze. Urubyiruko baritabira ubanza ari nayo mpamvu ubwo turi naha baritabira ariko ubwo by'umwihariko urubyiruko ruri mu biruhuko turahita turushishikariza kutwitabira kuko ko ni serivisi bakeneye. Hari serivisi zitandukanye by'umwihariko buriya z'urubyiruko. Hari urubyiruko buriya nubwo dushyira imbaraga mu kwirinda ariko hari abazakora imibonano mpuzabitsina, hari uzaba ataraboneje urubyaro nubwo izo serivisi nazo turazitanga zo kuboneza urubyaro kandi n'urubyiruko rurazikeneye. Umuntu ashobora guhita yibaza ngo ubwitabire bwabo kuri izo serivisi mububona gute? Kuko urumva baza turababona imyaka tuba tuyizi kugeza ubu baritabira ariko tunashaka ko bitabira kurushaho by'umwihariko urubyiruko ruje mu biruhuko kubera ko urumva ni serivisi by'umwihariko z'urubyiruko kandi ni serivisi zirimo ibanga niko navuga kuko nta muntu uri bugucira urubanza. Hari serivisi nyinshi by'umwihariko murabizi ko twajyaga tugira imbogamizi y'itegeko ryabuzaga abana batarageza imyaka 18 kwifatira icyemezo kuri serivisi z'ubuvuzi byakomereraga ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ubu binyuze mu bukangurambaga twagiye gukora n'ubuvugizi na Réseau des Femmes nayo iri mu bakoze ubwo buvugizi kugira ngo ingingo ihinduke. Tugize amahirwe iyo ngingo irahinduka. Ubu ngubu guhera ku myaka 15 wakwijyana kwa muganga. Bivuze wa wundi wari uri mu biruhuko wari ufite impungenge zo kuzabwira mama ngo mperekeza njye gushaka serivisi z'ubuzima bw'imyororokere, yaba ari gushaka agakingirizo, yaba gushaka ayo makuru, yaba ari gushaka n'izo serivisi zindi zirimo n'uburyo bumurinda gusama. Urumva ko birashoboka none uko yakwizana. Niyo mpamvu rero ubwo urubyiruko ruri mu biruhuko turuhaye ikaze. Baze tubaha amakuru yuko bakwirinda, tubaha amakuru yuko imibiri yabo imeze, tubasobanurire noneho n'abashaka gufata icyemezo cyo kugira uburyo runaka banakoresha bubabuza gusama tububahe. Yego, hanyuma Michel ndagira ngo mutubwire mukurikije imyitwarire mubonana urubyiruko rwo hanze aha, ubwo turaza no kongeraho by'umwihariko abana b'abanyeshuri bari mu biruhuko yaba ingimbi ndetse n'abangavu. Tujya twumva hirya no hino ugasanga umubare w'inda ziterwa abangavu uratumbagira umunsi ku wundi, ugasanga mu rubyiruko ubusambanyi bwarazamutse, imibare nayo ikabigaragaza, ugasanga indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nk'uko Inosa yabikomojeho nka virusi ya sida ndetse n'ibindi virusi itera sida. Hari za ndwara zindi zandurira mu mibonano mpuzabitsina nk'imitezi, inda zimburagihe ziterwa abana b'abangavu. Ese iyi myitwarire y'urubyiruko muri rusange mubona icyuho kirihe? Ese mubona hagakwiye gukorwa iki? Ubwo turagaruka by'umwihariko kuri aba bana baje mu biruhuko. Hari abantu bababona bakabasamira hejuru, wenda nanze gukoresha za mvugo zitari nziza ngo isene ngo zaguye. Yego, n'ubu baracyabikoresha uko byagenda kose kandi buriya hari icyo biba bivuze. Tekereza, urabona iseneni zigwa zifite amababa, urabona zitangiye zifite amababa. Iyo zaguye rero tuba tugenda tuvaho ku buryo kuyifata
biba byoroshye iyo yamaze kugera hasi ntabwo yagenda ngo bikunde tekereza ari nyine uwo mwana waje mu biruko bagereranyije n'isene yaguye no kuvuga ngo aroroshye icyo nzashaka cyose nzakimukoraho. Michel kugira ngo umwana atabiseneni babigereranya no kuyagara niba zaguye nyine reba uko ziba zigenda zinyuranamwo no kuvuga ngo kwifatira icyemezo. Hari ikintu ugarutseho uravuze uti imibare irabigaragaza, iyo mibare inateye ubwoba ibaza kugarukaho, ariko mbere na mbere nk'abantu tubana umunsi ku munsi n'urubyiruko ndetse nabo bakangurambaga burungano bakaba ari urubyiruko, tugerageza kumva ibitekerezo byabo tukamenya n'ibyuho nyamukuru bituma mu by'ukuri iyi myitwarire iganisha ku buzima bw'imyororokere butaboneye aho ishobora kuba ituruka. Ntago twabura kuvuga ko mbere na mbere ikijyanye n'uruhare rw'ababyeyi cyangwa abarera abana narwo bijyanye n'aho isi irimo kutujyana biri kugenda biganisha ku kuba ibijyanye no kuboneramo abana umwanya. Abana mvuga akenshi iyo tuvuze ubuzima bw'imyororokere abantu bahita bumva ari 10, 24 gutyo, ariko nagira ngo mbabwize ukuri yuko buriya kubijyanye n'ubuzima bw'imyororokere guhera umuntu akivuka aba hari urugendo rujyanye n'ubuzima bw'imyororokere atangiye ku buryo hari n'imwe mu myitwarire yerekeye ubuzima bw'imyororokere agenda agaragaza. Kuko turi kuvuga ku myitwarire n'ubundi. Ubwo rero ibyiciro bigiye bihari bigiye bitandukanye ndetse n'ibyiciro byinshi. Hari iyo myitwarire kuva ku mwana ufite ukivuka kugera ku myaka 3. Hari ibyo agaragaza, iryo ni isomo rirerire. Yego. Hari ibyo agaragaza ku buzima bw'imyororokere ndetse hari n'uburyo umubyeyi akabaye amufasha. Bivuga ngo twe turasakuza tukavuga imyitwarire y'urubyiruko ku myaka 10, 14, 20, ariko hari aho biba byaraturutse. Yego. Hari urugendo tugomba kugenda ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere by'umwihariko kuri iyo myaka kuva kivuka kugeza ku myaka 3, aho wenda reka nse nkubasogongeza ho gakeya kugira ngo tuze kumenya ngo ibyo byuho biraza guturuka he nuko umuntu agenda areba ibyiciro by'imikurire. Twebwe iyo tugeze mu byiciro by'imikurire abantu benshi bumva ko tugiye kujya kwigisha gusa ngo iyo ugeze mu bugimbi uzana amabere n'ubwangavu wenda ntago ari ibyo gusa, hari n'ibindi bihinduka kuri icyo gihe. Tuvuge nk'abo bana bakivuka kugeza ku myaka 3 abenshi bakunda kwikorakora ku gitsina, hari ibintu bijyanye no kurunguruka abantu bakuru, ibintu bijyanye no kwamburana ubusa. Utwo n'utuntu kwita duto tugenda dutangira ababyeyi baba bakwiye kumenya bakamenya nuko babyitwara. Abenshi bihutira kuba bakubita bakubita cyangwa bakagira gute kandi n'igihe agezemo, ahubwo hari uburyo umutwazi neza no kumwereka ko ibyatari byo. Watangiye gukinisha igitsina cye kuri iyo myaka umuntu ashobora guhita yibaza se mukubita udutoki, hari n'ababashiririza intoki byahohotera, bumva ari ibintu bigize kandi n'igihe agezemo, nkuko yakiri ku mezi nkangahe nka 6 gutyo ni ingingo zagenda akoraho ku buryo atangira kujya akora. Hari n'igihe abafata amano arya amano agira ati ni nkuko akora no ku gitsina. Rero umwana iyo yihutiye guhita bamukubita gutyo bakamukubita cyane yumva ko icyo gice ari igice kidasanzwe ku buryo ashobora gutangira gutinya no mu bundi buryo bigatangirira aho. Rero niba yaratangiye amukubita gutyo kuri iyo myaka no kuvuga ngo uko agenda kura azatinya no kubimuganirizaho no kwa kundi biba ari tabu. Ubwo ibyo nibyo ho turi kugarukaho. Ariko nagira ngo ababyeyi bumve yuko nyine umwana apfa mwiterura. Rero nitudatinyuka icyo gihe cyo kuva akiri mutoya ntago muri ibyo byuho aho bigaragarira ntago uzamusanga kuze ngo bari bujya kumuganiriza. Hari ibyiciro bitandukanye, hari imyaka 4 kugeza kuri 6 hahandi noneho abashatse nabyo ibyo byose n'abandi bakora nibirebire cyane. Ntabwo nabivuga hano wenda bitewe n'ibibya abadukurikiye bari bubazeho wenda dushobora kubivimuzi. 4 kugera kuri 6 hahandi bashatse gukundana nabo bahuje igitsina niki, hari byumusobanurira bya bindi byihohoterwa kuvuga ngo ese umuntu nagukora ku myanya y'ibanga yawe uzagerageze ubibwira ababyeyi ubibwira abarezi niki, ntukwiye kwiyambura ubusa mu bantu. Ibintu hari ibintu tufata nka hari bitoya ariko buri cyo cyiciro cyose
nabo bakangurambaga natwe ubwacu tugenda tubyigisha ababyeyi ni isomo tuha ababyeyi tukabareka imyitwarire itandukanye n'uburyo bakwitwara kuri yo hari imyaka 7 kugeza ku 9 aho umwana uba atangiye gusobanuka noneho hahandi umwicaza mukaba mwaganira hari 10 kugeza kuri 14 hakaba 15 na 19 aho ngaho bisa kimwe n'ikiciro cya mbere cy'ubwangavu n'ubugimbe ariko ikindi ni cya kabiri gusa bijya gusa nk'ibihura rero ikigaragara nta mwanya dufite ababyeyi abarera abana nta mwanya turi kubishakira ariko si impamya ko ikibazo ari uko ari umwanya turi kubura ikibazo gikomeye nuko twumva ari bya bishitani ari bya bintu biteye isoni ni bya bintu biteye isoni muri wa muco wacu kirazira nta uvuga ese umwana hahandi kuri 4 ntihatangiye kuvuga ngo umwana aturuka he agira ate tumubwira mu mukondo ukamubeshya ibyo byose hari ingaruka bizagira rero tugerageze tubwiza abantu kuri kandi nabwo tugendane n'ibyiciro bagezemo tumenye nuko bitwara bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere noneho nitumara kubimenya tumenye n'uburyo twabafasha tutangire kuba inshuti n'abana bacu ariko ibyo bizakorwa kuko twabageneye umwanya wo kuganira nabo ikindi cyuho buriya gikomeye ushobora no kutabona umwanya wo kuganira nabo ariko ugomba kuba nkore neza bandebereho buriya bivugwa yuko kugira ngo umwana akurikize imico cyangwa agire imyitwarire myiza hari umusingi cyane cyane mu byabonesha amaso ye niho iyo myitwarire uko wewe witwara ntabwo uzamubwira ngo wikora ibi ngibi wowe ubikora yego biravuga ngo nitugerageze no mu mwanya muke tubona wo kuganira twibande kuri ubwo buzima bw'imyororokere noneho ariko ibyo dukora biba ari byo nyambere bizatuma umwana avuga agukurikiza akenshi aragukurikiza mu migendere nk'abari y'imyaka 4 6 7 9 gutyo usanga banakina ubuzima bwo mu rugo umwe yabaye mama undi yabaye papa ukahita wibona mu ishusho y'ibyo ukora niba ari imiryango ishyamiranye igirana amakimbirane ubwo rero nitumenye ko tutazategereza ko umwana ajya kugera mu bwangavu n'ubugimbi kugira ngo tumuganirize ku buzima bw'imyororokere ahubwo nitumenye ngo uri ukiri mutoya we bitangira gute yitwara te esege nakora iki kubijyanye n'ubuzima bw'imyororokere uko agenda kura bityo bizatuma icyo cyuho kivaho yego tubishakira umwanya ariko tubishakira umwanya dushaka n'ubumenyi kuko kubijyanye n'iby'ubuzima bw'imyororokere wenda benshi mu mateka ntago twabashije kubona ababituganiriza twisanze muri mwisi tubwira ko ari iby'urukoza soni cyane bitewe n'imyemerere y'abantu ntabyo twaganirijwe ariko twarashatse kandi tugira gute tubyara abo bana niba twara ababyaye ibyo ari byo byose ntabwo ufite amakuru ntabwo wavuga ko nta makuru ufite ahubwo ayo makuru ufite icyo ugomba kumuha ni ukuri kw'ibihari yego kandi nabwo bijyanye n'ikiciro cy'imyaka ye hari ibyo ubwira uyu hari ibyo ubwira uyu ibyo byo n'urugendo rurerure iki kiganiro ntabwo cyaduhaza ariko icyo cyuho kijyanye no kuba uwo mwanya utaboneka ariko naho wakabonetse ntitubihe umwanya wa mbere aha nagwa nk'urugero nk'abo bakangurambaga bakigera muri community kugira ngo bajye kwigisha yego hari ibikoresho tubaha by'imfasha nyigisho kumva ngo afite udukingirizo byonyine ari kudutanga baratangiye bavuga bati dore zandaye nukuvuga ngo aje kuturarurira abana baje kubigisha uko bakora imibonano mpuzabitsina kuko bigisha uko bakora agakingirizo bakoresha agakingirizo kandi mu by'ukuri icyo tuba tugamije nubwo dufite ivuriro mu by'ukuri nubwo ugomba kwigisha ukanatanga serivisi ariko icyo tukaba tugamije no kurinda no kwirinda icyatuma rero abantu birinda icyambere tubashishikariza urubyiruko nyaboneka gukora imibonano mpuzabitsina ubwabyo hari bigenda bigaragara no mu mikurire hari uburyo imyaka umuntu aba afite ku buryo naho yaba yariroteyeho naho yaba yarabonye imihanga ashobora kubyara ariko imyanya myibarukiro itarakura itaragera ku buryo bwo kwakira umwana nawe akirerwa yewe rero biba bitangaje cyane iyo bavuze bati baje kubigisha gukora ubusambanyi ariko si ingaruka tubona ziza kugaragazwa nubundi ko basanzwe babukora tubibonera mu ngaruka tubibonera ku baza kwivuza tubibonera ku kuba abangavu batwara inda rero icyo ni icyuho gikomeye kigahuza n'umuco wacu ariko nanone no mu bindi byuho bihari nuko hari n'imico mihahano iyi mico mihahano ndaza kujya kuyihuza n'izi mbuga nkoranyambaga utararenga aho ngaho
reka mpite nkubitiraho ubisubirize rimwe ku bijyanye n'izo mbuga nkoranyambaga. Mu minsi yashize hari imibare yagaragajwe igaragaza ko nibura abangavu 60 ku munsi ku munsi abangavu 60 ku munsi barabyara. Ubwo n'abana batarageza imyaka y'ubukure, ku buryo ku mwaka n'abana b'abakobwa barenga 23,000. Kuri iyi saha abana b'abanyeshuri bari mu biruhuko, vakanse nini, kiruhuko kinini cy'amezi angahe, hari 2 hafi 3, hari za house party. Abana barakubwira, umwana aravuga ati reka hahiye, ubu mu kiruhuko nta kintu turi. Ubwo ndimo kugerageza gukoresha za mvugo abana bakoresha. Ni nabyo byiza kuko abo turi kubwira nibwo rurimi bumva. Yego, umubyeyi aravuga ati umwana wanjye yatangiye kunanira aragenda agataha ijoro. Undi ati noneho ari mu gakungu. Umubyeyi ati ntuvanga. Undi ati reka kamukingirana. Ese mwari mukomoje ku bijyanye na cyacyuho bituma haba izo ngaruka. Ku mwana uri mu kiruhuko kuri iyi saha n'umubyeyi we, kugira ngo hataza kuvuka ya makimbirane ngo umwe ari hejuru undi ari hasi, undi yatashye saa 7 z'ijoro ari muri house party, ababyeyi noneho bitware gute kuri aba bana b'abanyeshuri? Ababyeyi bakwiye kubitwaraho gute kuri wa umubyeyi ufite wa mwana noneho ufite ya mashagaga, wa mwana w'umuhungu wumva ko agomba gutahira igihe ashakiye kandi ari kumwe n'abandi bana? Ubwo niho ajya muri za ngeso z'ubusambanyi, ubwo n'ubusinzi bikajyana na bya bindi byose bituma haba za ngaruka z'inda, z'imburagihe, za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Se ababyeyi noneho bitware gute kuri aba bana bari mu biruhuko? Murakoze cyane. Hari igihe tuba twumva byacitse kuko hari imyaka bageramo rwose akaba yumva nawe agomba kwigenga, kandi ko kaba kandi nawe siwe none ko umubiri uramutegeka, ni ikiciro agomba kunyuramo. Noneho ababyeyi rero bitware bati twamaze kubona yuko ntago ubyuka akanya ngo uhite uvuga ngo ndarimo kuganiriza umwana. Nibige gutangirana n'abana babo babishuti zabo aho kubashyiraho imbaraga, kandi bumve yuko house party ubwayo si ikibazo. Kubera yuko umwana wawe azi gufata umwanzuro w'ikimubereye, akaba afite amakuru ahagije, ntago abagiye muri house party bose ariko bahura n'ingaruka zijyanye no kurwara izo ndwara, zijyanye no kuba batabashije kubungabunga ubuzima bwabo bw'imyororokere uko bukwiye. Hari umwana wagiye muri house party cyangwa akajya muri bidi cyangwa akajya mu kabyiniro, yaraganirijwe, azi limite haryo, ubwo ni azi ahagomba kugarukira, azi atagomba kurenga. Ababyeyi nibereka abana yuko ibyemezo by'ubuzima bwabo ari byo biri ku mutwe, nubwo amuhangakiye nk'uwamubyaye, ariko ubuzima bwe n'ingaruka zizaza nubwo n'umubyeyi bizamugeraho, ariko amwereke ko ari we bwa mbere, amwigishe gufata ubuzima bwe mu biganza bye. Gufata ubuzima bwe mu biganza bwe ni ukuvuga ngo yamaze kumenya yuko nasama cyangwa se natera inda akiri mu myaka mitoya hari ingaruka runaka. Abenshi hari igihe banagwa muri uwo mutego kuko baba bumva ibintu byose ari byiza gusa, ntibagaragarijwe ingaruka. Ariko iyo umwana umugaragarije ingaruka, hari nk'abo tujya twigisha ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, wamwereka ariya mashusho ya ziriya ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, nawe ubwawe mukuru utarabibonye ukabibona, ubwabyo biguhinda isura ukavuga uti bya bindi bishobora kuba biryoha biryana. Sibyo? Icyo rero n'uwo mubyeyi niba atarabashije kubibona, nibura aho turi mu karere ka Gasabo batwemerere baduha abana. Turabizi ko bigoye kubera uwo muco wacu, kubera imyemerere yacu, ariko nibura bavuge bati turahamagara uwo mukangurambaga w'urungano agerageze aze duhuza abana, abatwigishirize ku ngingo runaka, natwe aduhugura uburyo tuzajya tugira gute, tuzajya twigisha abana bacu n'uburyo tuzajya tubakurikirana. Ikindi,
uriya murongo 811 yavuze no kuvuga ngo nta mafaranga bisaba icyo bisaba no kureka umwana akidagadura akaba yafata telefone yawe kuko nta mafaranga biza gusaba akajya kuko bari abantu burubyiruko bakeneye nahiherereye habo akabasha ku explore rero aho hiherereye habo ibyo ukora umuntu wese w'urubyiruko twumva ibyo ukora aho umuntu wese atakubona hahandi tuvuga ko Imana itubona kubemera hariya niho ukwiye kwiga gufata umwanzuro w'ibikwerekeye atari ugukorera ku jisho n'umubyeyi niyo akuganirije n'ubundi ntaga gufata mu mugozi cyangwa ngakubwire ngo kora iki aho ngaho utamureba ariko wiga gufata umwanzuro w'ibijyanye no gukora ikiza no kubungabunga ubuzima bwawe aho atakureba ariko ibyo uzaba warabitojwe ntago kwigisha ubuzima bw'imyororokere uzicara ngo umushyire hariya ngo ni ubuzima bw'imyororokere gusa hoya hari byinshi muganiraho nk'umuryango ubundi tugarutse mu mateka na kera na kare buri ibiganiro byari makazwaga mu muryango hari bya bindi by'urubohero simvuze ngo wenda bigisharaga mu buzima bw'imyororokere bwose ariko nibura babaga babihaye umwanya bakamubwira ngo kwazafata umugabo ikikwereka yuko ababyeyi banabitinyaga na kera na kare yamwoherezaga kwa nyirasenge kwa nyina wabo nyine n'ubundi babyikuraho kandi n'ubu biracyakomeye kuko abavuga tese ninjye wamubyaye ndamubwira ngo bigenda gute niyo mpamvu bahitagamo kubabeshya bakababwira ibitari byo niba icyo kintu cyari gisanzwe kiriho kuri ubu ngubu ho bigaragara ko byahindutse turagaruka kuri icyo cyuho n'uburyo bakwiye kucyitwaramo byarahindutse umuntu wese arabyuka ajya guhiga ubuzima ariko bashakira icyababeshaho engejeje ko kuba yamuha ibirayi n'ibishyimbo akabirya akamuhana minerivare byonyine bidahagije ngo umwana azavemo umuntu muzima so ababyeyi rero nibagerageze babaho umwanya ariko bamenye no kuyobora ibyo biganiro bagaruka kuri za ndangagaciro na kirazira noneho ziri kugenda zisa nkaho zigira gute zikendera kuko nta mwana yaba bafitiye aravuga ati ubwo yiriwe areba televiziyo buriya kandi buriya imbuga nkoranyambaga nkuko wazigarutseho ntago zirobanura ngo ugiye kubireba ni mutoya ngo reka muhe ibijyanye nawe hoya n'uburyo bwo no kushura urubyiruko nkuko no gukoresha imbaraga nkoranyambaga mu buryo kuko bifite ibyiza byinshi pe ariko nanone kubijyanye n'ubuzima bw'imyororokere niho hari za prono niho hari iki ushobora no kuvuga ngo nta televiziyo mfite ukibwira yuko wenda nta kibazo wabikemuye no kubirebera handi n'abakozi dufite mu rugo abafite na gatushe noneho zisigaye zifite ukuntu bashyiramo memory card ntaho byabihinda rero ni bagerageze mu kazi kenshi bafite baho umwanya abana kandi babagira inshuti by'umwihariko ku buryo nagira n'umusheri amubwira kuko nk'abari y'imyaka 4 7 gutyo atangira kubona basomana nabo agatangira kubyapurika agerageza gusa nk'u explore iyo atazi ingaruka rero atazibwiwe ababyeyi nibahagarare mu mwanya wabo nk'uko Innocent yigeze abikomozaho hari igihe leta nayo ibireba leta y'u Rwanda n'umubyeyi kavuga utereka basi ngerageze ngire irenga yobora ni nka hari nk'irenga yobora yavuze kuri ririya tegeko rijyanye na service z'ubuvuzi no kuvuga ngo niba abatwara ziriya nda niba barwara izo ndwara bakomeje kwiyongera mu by'ukuri kwirinda ubwo byanze niba byanze byaturutse muri ibyo byuho byose twavuze nahoze mbona abana 7% by'abahungu batangira gusambana batarageza imyaka 15 babanza hari imibare twagombaga kugarukaho hari igihe tuba turi kuvuga gutya nyine izi ngaruka tukavuga inda ziterwa abangavu umuntu akabyumva nyine okay umubyeyi wo abenshi abazi ko umwana watanakora imibonano mpuzabitsina burane ko babibwira ababyeyi umubyeyi yarebye umwana we mu rugo aba yumva atabikora nigeze gukora kundi kuganira n'urubyiruko kandi kuganira n'abasore babiri mu rugo ndabaganiriza twari twiganira noneho njya kuganiriza n'umubyeyi ndamubaza nti se buriya abana bari abasore bumva bakora imibonano mpuzabitsina arambwira ati umwe we ndamukeka atari kuriya mutoya we ati ni imfura nzima pe nta naho yabihera igitangaje wa wundi yambwiraga ko ntaho yabihera niwe wari umaze kumbwira ati ababyeyi bitwizere imibonano mpuzabitsina turayikora pe urumva abakuru naje kumenya yanateye inda n'ubundi akiri mu myaka 18 gutyo imibare rero buriya ntibeshya ubu turi kubwira urubyiruko ruje mu biruhuko ruje rusanga hari ubushakashatsi bukorwa n'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare mu Rwanda bwitwa DHS cyangwa se Demographic and Health Survey
ubu n'ubwa karindwi bwasohotse muri 2025. Urubyiruko iki nicyo kiruhuko gikuru rwajemo basanga ubu bushakashatsi buri hanze. Bimwe warugarutseho tuherubwe ku myitwarire y'urubyiruko mu bijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina. Abahungu 7% bakora imibonano mpuza bavuze ko bakoze imibonano mpuzabitsina mbere y'imyaka 15. Abakobwa ni 3%. Yego. Iyo ugiye kubayikoze mbere y'imyaka 18, urumva tuhise tuzamukamo tugiye muri 16 17. Muri ya Urumva myaka nabwo ishyushye. ntiturajya no muri ya myaka y'ubukure n'ubundi twirirwa tuvuga by'amategeko 18. 21% by'abakobwa bakoze imibonano mpuzabitsina mbere y'imyaka 18. 22% by'abahungu bakoze imibonano mpuzabitsina mbere y'imyaka 18. Yego. Urumva iyo mibare iba ari myinshi. Dushobora kuba rero ngo bakoze imibonano mpuzabitsina ngo birangiriraho. Aha niho duhita tubona za ngaruka byo bigenda biti. Iyo tugiye mu ngaruka rero duhereye reka wenda dore nko ku ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, ubwo cyaduhere kunda. Abangavu ubu batewe inda barazamutse bageze ku 8%. Abangavu bari hagati y'imyaka 15 na 19, 8%. Bavuye kuri 5% muri 2020. Urumva habayeho kwiyongera. Twajya ku ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina rero hari igihe abantu baba bumva akenshi bahita bitekereza HIV cyangwa se virusi itera sida. Virusi itera sida yo babandi bari hagati y'imyaka 15 na 24 0.8% bafite virusi itera sida. Hari igihe umuntu ahita yumva ngo ni virusi itera sida, ariko izi ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina idakingiye buriya zirakomeye. Iyo tuvuze uwo mutezi, iyo tuvuze iyo mburgu, iyo tuvuze za chlamydia, iyo tuvuze za hepatite. Ubu ngubu abantu ntibazi ko na hepatite B yandura no mu mibonano mpuzabitsina, kanseri y'inkondo y'umura. Ibyo byandura mu mibonano mpuzabitsina. Niyo twajya no kuri uwo mutezi utawivuje neza, ingaruka biteza ni nyinshi cyane ku bagore zirimo n'ubugumba, abagabo igitsina gishobora gucika. Iyo turebye izo ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina, ababajijwe bari barazivuje mu mezi 12 yari yabanjije ubushakashatsi. Bigaragaza ko abakobwa 8.3% bari hagati y'imyaka 15 na 24 bari baragiye kwivuza izo ndwara cyangwa se ibimenyetso byazo. Abahungu 4.4% bari baragiye kwivuza izo ndwara. Iyo tugarutse ku bintu bijyanye na virusi itera sida igiteye impungenge kurushaho, hari igihe abantu baba bazi ngo virusi itera sida ngo abantu ngo ariko barayizi. Ubushakashatsi bwarababajije bubabaza bazi uko wakwirinda virusi itera sida. Biteye impungenge kuko abakobwa 57% nibo bavuze ko babizi. Bivuze ngo hari abakobwa 43%, nukuvuga ni hafi kimwe cya kabiri cyabo bangavu bari hagati y'imyaka 15 na 24 bavuze ko batazi uko bakwirinda virusi itera sida. Abahungu 53% nibo babizi. Nukuvuga hari 47 batabizi. Niba batazi uko bakwirinda virusi itera sida, ni kwa kundi nyine barishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye uko bishakiye. Wa murongo tugira bajya baduhamagaraho wa 811. Umwana w'umuhungu yaraduhamagaye atubwira ngo yari isiramuje. Ngo none ngo yakoze imibonano mpuzabitsina ngo ni ndaya. Babakobwa bicuruza. Indangamirwa numvise ngo bazihindura tubyiniriro. Ririya ryo ryaranzwe kuko dufite itorero ry'umujyi wa Kigali menye ryitwa indangamirwa byaranzwe. Ryaranzwe ariko bajya ukuntu bajya tubyiniriro kuntu. Ariko twebwe tutabaha. Ubwo naba tubare ko araho bakobwa bicuruza. Iramubwira iti rero we kuva hari isiramuje ntabwo ushobora kwandura, wakwandura utese. Umwana w'umuhungu w'imyaka 17 yaguze indaya. Ngo ndufaranga rwose yari yakoreye agura indaya. Yakoreye aho. Indaya imubwira ko kuba warisiramuje nta kibazo. Urumva n'ubumenyi buracyari buke ku bijyanye no kwirinda niyo virusi itera sida. Bishora abana mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Urubyiruko rero ruje mu biruhuko naba ngaba nyine nibo turi gusangamo, bari muri iki cyiciro. Iyo myaka 15 na 24 bumve ko bagenzi babo babajijwe mu bushakashatsi bagaragaje ko ibyo bibazo birahari. Abo bagenzi babo babajije hari igihe hari bagiye gukorana imibonano mpuzabitsina. Buraha n'igihe tujya turi ukibaza kubera iki imibare y'abakobwa ibigiye hejuru, y'abahungu ikabiri hasi. Ubwo nabyo bura hari icyo bivuze. Kako umuhungu umwe ashobora kwanduza abakobwa benshi. Abakobwa batoya biragaragara ko bishobora mu mibonano mpuzabitsina n'abantu bakuze bafite iyo virusi itera sida, barimo n'abadafata imiti neza bakabanduza. Ugasanga imibare y'abakobwa baba baranduye usanga iba myinshi kurusha y'abahungu. Ibyo rero urubyiruko rwumve ko ruje mu biruhuko ariko birimo n'ibibazo.
uburyo bwo kubyitwaramo nibifata bo bikunda da ariko iyo turebye iyi mibare nyine ayindi tugaragariza igihe bakora imibonano mpuzabitsina iratwereka ko kwifata byo biragoye none ko kwifata bigoye agakingirizo nibura karahari ntibakora imibonano mpuzabitsina ikingiye nkunda iyo turi kwigisha nkunda kubwira urubyiruko kurinda gukora imibonano mpuzabitsina yo mu kajagari kuko iyo ukoze imibonano mpuzabitsina yo mu kajagari ni imibonano mpuzabitsina utazi icyo ugiye gukuramo uvuze akajagari muri iyi minsi hari bamwe basigaye barazanye gahunda ngo yo gusangira hari ibintu nabonye kubona mu nkuru abantu nka 5 bakoreye icyarimwe imibonano mpuzabitsina itanakingiye ku buriri bumwe muri ya mico mihahano muri ya mico mihahano nigeze kubona inkuru ku kinyamakuru ngo byitwa gang sex ngo urumva ibaze nyine abo bana 10 batazi uko bahagaze niba harimo umwana umwe ufite virusi itera sida ashobora kuba yaranayivukanye dufite abana benshi bavukanye virusi itera sida babayeho neza ubuzima buba bumeze neza nta kibazo nturi bumubone ngo ubyibwire mufashe muri abana 10 harimo umwe ufite virusi itera sida mu gihe gukora imibonano mpuzabitsina umwe ava ku wundi n'undi ajya ku wundi nibumve ko hari ingaruka imibonano mpuzabitsina yo mu kajagari mba mvuga ni imibonano mpuzabitsina utari bukuremo ikintu udashaka niba ukoze imibonano mpuzabitsina udashaka gutwita yikore mu buryo udatwita koko kandi birashoboka niba ukoze imibonano mpuzabitsina ukaba udashaka gukuramo indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina yikore mu buryo utari buzikuremo kandi birashoboka kubera ko abo bana tuba tubona batwise ntabwo aribo bakoze imibonano mpuzabitsina bonyine bariya ni agatonyanga ariko hari abakobwa babiri bahagararanye umwe utwite twamaze kubibona ko yakoze imibonano mpuzabitsina uwo bahagararanye ushobora gusanga akora imibonano mpuzabitsina kuva ku wa mbere kugeza ku wa 5 hari abana bajya baduhamagara akatubwira ngo nakoze imibonano mpuzabitsina ku wa mbere ngo ariko no ku wa 2 narabikoze ngo no ku wa 3 ariko nabwo narabikoze ngo no ku wa 4 nimugoroba narabikoze ugasanga yakoze imibonano mpuzabitsina iminsi igize icyumweru n'abantu batandukanye kandi ntiyatwise nubwo nabyo tutabyishimira nyine kubera ko ntago ari byiza gukora iyo mibonano mpuzabitsina ukiri muto uretse kuba imyanya itarakura habamo n'ibintu twita kuraruka hari umuntu ukora imibonano mpuzabitsina kuko buri ubuzima bw'imyororokere n'ubuzima bwo mu mutwe ntibisigana ubwo no kuba imbata y'ikintu ugasanga yabaye imbata y'imibonano mpuzabitsina kararuka ibyo nabyo bagomba kumenya ni ikibazo ariko nibura urarutse nta mwana wazanye ku isi udashoboye kurera nta n'indwara ufite buriya igihe kigeze ukanagaruka na mwuka wera akagusanga akakugenderera ugakizwa buriya gukizwa nta ngaruka wakuyemo byaba byiza kurusha gukizwa ubona umwana wakuyemo ubona ufata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida yego nibifate ariko nibura kubera ko ibibazo bihari kandi hari uburyo bwo kubyirinda twabonye nibura nibakora imibonano mpuzabitsina ikingiye yego ikingiye no kuvuga bakoresha agakingirizo Shuti mukurikiye radio Diskura ya masaha turi mu kiganiro aho turimo kugaruka ku buzima bw'imyororokere by'umwihariko aho turi kumwe n'umuryango utari wa leta Réseau des Femmes binyuze mu mushinga w'ubuzima bw'imyororokere witwa SDSL Rwanda umushinga by'umwihariko aho turimo kuganira n'umukozi ushinzwe communication cyangwa se ushinzwe ibijyanye n'itumanaho ndetse n'itangazamakuru ni Habumugisha Innocent turi kumwe n'abazara Marie Michel usobanukiwe byinshi bijyanye n'ubuzima bwanyu nashinzwe birumvikana n'imibereho myiza hano muri uyu mushinga n'urubyiruko by'umwihariko uruhare rw'uyu mushinga mu gutanga amakuru na serivisi ku muntu uri iwabo aya masaha urubyiruko aduteza amatwi ari nka Nyaruguru ari Seza Nyagatare cyangwa ari hano Kigali akeneye byinshi muramufasha gute mumugeraho mute ni iki mwamubwira by'umwihariko ku mwana w'umunyeshuri uri mu kiruhuko ubwo abana b'abanyeshuri bari mu biruhuko icyambere ubwo turi gukora ubwo twatangiye kubera ko ubu ngubu radio turabizi igera ahantu henshi iriya mirongo yose yumvikaniraho ni mu gihugu hose igera ahantu henshi bivuze ko ubu hari urubyiruko nibura dukurikiye ubwo ibi turimo twabitangiye ubwo twatangiye kubaha amakuru hari urubyiruko rudukurikiye kuri radio ruri bugire ibindi bibazo byo kwibaza kuko ubu ngubu turi kuvugaho gake ariko hari ibibazo by'umwihariko umuntu ari buba afite
ariko yumvise ko dufite umurongo wa telefone utishyuzwa 811 cyangwa se 801 ni umurongo azahamagara igihe cyose agize ikibazo runaka kijyanye n'ubuzima bw'imyororokere tukamuha amakuru byaba no kumuha serivisi ndabigarukaho adashobora kugera aho dutangira iyo serivisi nibura tukamurangira naho ashobora gukura serivisi. Hari igihe umuntu aba atazi ko yanabona serivisi akavuga ati none se nakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ejo kandi birashoboka ko mbere y'amasaha 72 ashobora kubona akanini kamufasha nibura kugabanya ibyago byo kuba yatwita ariko ibyo akaba atanabizi. Ibyo ngibyo iyo ahamagaye turamufasha tukamugira inama y'uburyo yabigenza. Mwongere mu mwibutse iyo nimero 811 811 ubwo no 801 ubwo no umurongo uwari we wese yawuhamagara. Tukagira urundi rubyiruko noneho rwo rutuye mu karere ka Gasabo. Hahandi dufite babakangurambaga burungano batanga ibiganiro n'ubundi by'ubuzima bw'imyororokere. Abo burumva bafite amahirwe menshi kuko ubwo rwarubyiruko ruzabageraho babaha ibiganiro no imbona nkubone. Nabiyo bagize ikibazo n'ubundi baraduhamagara. Yego. Tukagira noneho nabandi bishoboka ko noneho banagera ku cyicaro cya Réseau de Femmes hariya Ikinyinya mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya ni mu kagari ka Murama umudugudu wa Binonga. Ni munsi y'ikigo nderabuzima cya Kinyinya umanutse gato ukarenga ivuriro ry'indwara zo mu mutwe rihari ubu ugiye kuhagera. Abantu nabo byorohera ko noneho bageraho ngaho. Byo noneho biroroshye araje arahadusanze za serivisi zose noneho dushaka kuzimuha. Twabutwo tunini pirire dirandeme yakabona. Dukingirizo yabo dukingirizo yatubona. Ya makuru yayabona. Ashaka uburyo bumurinda gusama. Hari igihe tuvuze hano uburyo burinda gusama akenshi ko dukunda gukoresha imvugo ngo kuboneza urubyaro. Urubyiruko tukasa nkaho turushyize ku ruhande. Umuntu akaba ndaboneza urubyaro ntagira. Ariko buriyo tuvuze ubundi niyo twanavuga kuboneza urubyaro. Uretse ko ubundi ni uburyo bubuza nyine gusama utabishaka. Yego. Nubwo twavuga kuboneza urubyaro. Kuboneza urubyaro bibamo impamvu uboneza. Ushobora kuboneza urubyaro ushaka kugena igihe kiri hagati y'umwana n'undi. Ese nzamukurikiza hashize igihe kingana iki? Ibyo nibyo bireba ababyaye. Ariko ushobora no kuboneza urubyaro no kuvuga uteganya igihe uzabyarira umwana wawe. Ko ntashaka kubyara umwana mfite imyaka 15 ndabigenza nte? Ndifata. None ko kwifata nabyo binaniye ndabigenza nte? Ndakoresha agakingirizo. Ariko se n'agakingirizo ko nako numva byanze. Nubwo tutifuza ko umuntu utubatse pe twifuza ko bakabe bakoresha agakingirizo bo byanze kwifata kwa ko kamurinda na za ndwara twabonye. Ariko hari nuzavuga ati oya nako singashaka. Ubwo wowe bigenda mu mufasha mute? Rero uwo rero ni bya bindi ngo nta kurira bombo mu ishashi ya migenda akavuga ati yewe sinshobora kurira bombo mu ishashi. Urumva uwo nawe ni uwacu bamumufasha mute? Uwo rero nawe niba ari umwana w'umukobwa naze bamuhe uburyo runaka bw'igihe runaka yifuza bumubuza gusama. Tuzamubwira ko ubwo buryo ntibugiye kumurinda indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina, ntibugiye kumurinda virusi itera sida. Ariko nanone se ko yabyanze turabigenza gute? Nta yandi mahitamo. Arashaka kurya bombo yavuye mu ishashi. Kandi kuyirya yavuye mu ishashi harimo ingaruka nyinshi. Mu ngaruka harimo n'iyo nda. Nibura ubwo dukore kuri icyo kijyanye n'inda. Ese turaguha uburyo bwo kurinda gusama bw'amezi angahe? Ese turaguha ubw'imyaka ingahe? Hari uburyo butandukanye n'ubundi yahageze turamusobanurira tukabanza tukanamupima tukareba imisemburo ye imikorere yayo kugira ngo tumuhe uburyo n'ubundi bujyanye n'imisemburo ye. Nkuraho n'urujijo rw'ababumva ngo umuntu ngo uburyo bwo kuboneza urubyaro ngo kubana ngo ni ingaruka. Oya. Buriya buryo impinduka bwakugiraho ku mubiri wowe mugore ubyaye inshuro 5 bushobora kugiraho impinduka zakubaho bishobora kubaho n'ubundi no ku mwana. Nuko ngo nta mwihariko kuvuga ngo hari ngo ukiri muto ngo hari impinduka we ziri bumugereho kurusha ngo wa wundi mukuru. Oya. Ukiri muto ashobora no gukoresha uburyo nizo mpinduka ntizimubeho wowe wabukoresha kandi ukuze izo mpinduka ukazigira. Biratandukanye rero iyo baje turabasobanurira
ku buryo ashobora gufata icyemezo bijyanye n'amakuru koko yizewe yahawe. akiri aho ngaho Innocent nkunganire hari ikintu bakunze kwitwaza ngo umwana ngo ubwo ababaye ingumba ngo batazabyara ariko ni amakuru ataraya nyayo kubera yuko n'ubundi baguha uburyo nk'umwihariko wacu nuko baguha nk'uko yabivuze uburyo bujyanye nuko baba barebye imisemburo yawe aho kugira ngo umwana wawe niba akora imibonano mpuzabitsina umwexpose ku kuba yabyara havemo y'amakimbirane n'iki ahubwo ababyeyi bashishikarizwa no kwereka abana babo inzira banyura mu gihe baba batabashije kugira gute kwifata nk'uko umupfunyikira kotegisi ukamupfunyikira n'agakingirizo kuko ni ingabo imukingira nyine. noneho igishimishije ni uko ubu hari ababyeyi bake batangiye kubyumva ku buryo umubyeyi yizanira umwana akavuga ati twabiganireho mu mumpere uburyo bumurinda gusama kuko umwana abo baraganiriye nibura barerurirana umwana amubwira ati mama rwose ndabikora ndabikora none se tumureka byare igitangaje iyo yabyaye rimwe noneho bibuka kujya gushaka bwa buryo bumurinda gusama kuki se utamurinda atarabyara n'uwo n'umwe. Hano hari telefone ikomeje gusona cyane abantu banza bafite ibibazo byinshi n'amatsiko bifuza ko mubasobanurira. Twibutsa abantu ko turi mu kiganiro kirimo kugaruka ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere aho turimo kuganira n'umuryango utari uwa leta Raison des Femmes binyuze mu mushinga w'ubuzima bw'imyororokere witwa SDSL Rwanda aho turi kumwe na Bazarama Marie Michel ashinzwe navuga ngo ni social n'umusocial cyangwa se asobanukiye ibijyanye n'imibereho ndongeraho ngo myiza rubyiruko muri mu biruhuko. Turi kumwe kandi na Habumugisha Innocent umukozi ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho. Hanyuma 0782317918 kuwaba afite icyo yifuza kubaza neza uhawe rugari. Radio du Salon. Oui, ongera ijwi. Ikibazo urinde uherereye hagana he? Twagere imbere mu karere ka Rubavu. Ikibazo cyawe oh la la wongere ashyiremo amayinite. Allo Radio du Salon. Ego ko ubwo n'abadafite n'amayinite yaze nituva naha zo guhamagara wa murongo utishyuzwa 8011 n'ubundi turamusubiza. Inzira zo gusenga bikigenda jora bangisega mu masenga uwo mukobwa yari mwiza pe uwo mukobwa yari mwiza pe uwo mukobwa yari mwiza yari mwiza pe uwo mukobwa yari mwiza pe. Ku murongo wa telefone 0782317918 kuba waba afite icyifuzo cyangwa ikibazo yifuza kubabaza rwose. Hano turi kumwe na Marie Michel ndetse na Innocent barababwira byinshi. Abamugira inama bose arabananira akundira hagiza barira ryarangabira imari y'abagabo yose ayirya tizigama gusa mu kuyirya gutyo yaje kumuhagama. Ndabona ku buhanga bw'ivyuma badufashe kuri telefone ubundi twakira abantu. Radio du Salon. Oh la la badufashe ubundi twakire abantu nk'abangahe. Allo hanyuma niki nubuhe butumwa by'umwihariko mwabwira abadukurikiye urubyiruko? Michel umubyeyi wabonye umwana watashye afite agakapu kuzuye udukingirizo atarabizi hagati umwana wanjye asigaye ari umusambanyi. Ubu hari nk'abafite amyumvira nk'uko mwakomeje kubitubwira mutubwira muti ni zimwe mu mbogamizi zirimo kugaragara haracyari icyuho cyo kuba hari ahantu tugera bakavuga bati dore babasambanyi baje kuturarurira natwe abana ku mugaragaro barimo barerekana udukingirizo ibintu bikorerwa mu nzu barimo barabitwereka babyereka abana bacu. Ababyeyi bagitekereza gutya n'iki mwababwira? Murakoze cyane.
ababyeyi icyambere nk'ubutumwa nabaha bukomeye nibumve ko ubuzima bw'imyororokere ari ubuzima nk'uko bufite aho buhurira n'ubuzima bwo mu mutwe n'ubuzima bw'ubundi buzima kuko kugira ngo tubeho nuko byanyuze muri ubu buzima bw'imyororokere hari ibice byakoze neza yego nabo baratwibaruka niyo mpamvu rero bagomba gufasha abana muri urwo rugendo naza nk'uko warutanze urugero afite nk'agakingirizo ntabibone nk'igikuba cyacitse ahubwo ari undi yakumva yuko hari urwego rwiza umwana we agezeho kubera yuko yemera yuko akora iyo mibonano mpuzabitsina akemera no kwikingira bivuga ngo niba yarazi yuko umwana we rwose atanazi ibyo bintu atanabikoze ahubwo nibibere umusingi wo kumugira ngo baganire ariko baganire mu buryo butamugerekaho amakosa cyangwa icyo ahubwo kugira ngo yumve ntabo mushinjacyaha yego kuko yego ni bya bindi by'ubucuti nyine kuko muzi ko baba bashaka kwigenga n'iki kandi bari abantu bageze muri kiriya kigero aba yumva bagenzi be cyane ari naho abenshi bakura ariya makuru asa nk'aho atari meza iyo mutoje rero kuba umujama we ku mugani bituma kwisanzura hakajya kubwira n'utuntu n'utundi ku buryo ibyo ubimubajije ukabimubaza utamucira urubanza ahubwo ushaka kumenya bimeze bite kugira ngo umenye naho ugarurira ku mugani ni byiza ko tubaha umwanya nabo bagatanga ibitekerezo ku bijyanye n'ubuzima bwabo noneho icyo dukora ni ukujya inama aho kujya gukanira umuntu ukavuga ngo ntiwibeshye ngo usohoka aha urabireka azasimbuka igipangu agenda ari nijoro abigenza ate ahubwo muhe igituma atekereza wakumva yuko adakwiye gukora ibyo bintu naho waba utamureba ibyo rero ntabwo ubyuka ngo ubikore aka kanya n'urugendo ugomba kwiha igihe ndetse wakumva hari ibyo wumva udasobanukiwe cyangwa ushaka ubwo bufasha runaka ugahamagara kuri Réseau des Femmes cyangwa se waba uri muri Gasabo by'umwihariko twanaboherereza n'abakangurambaga burungana ikindi muri service yari yavuze urubyiruko ruri mu buruhuko rutwitegure cyane cyane abari muri Gasabo turumva tuzagira umwanya wo kuganira nabo twifashishije uburyo leta yagennye bw'intore mu biruhuko gahunda ntabwo irashyirwa hanze ariko igihe nikigera rwose abo mu mirenge y'akarere ka Gasabo bo tuzabageraho tuganire ku ngingo zitandukanye dufatanyije n'inama y'igihugu y'urubyiruko mu mirenge igiye itandukanye ubundi butumwa bukomeye urubyiruko nyaboneka kwirinda biruta kwivuza bibaye byiza mu ndangagaciro zacu z'umuco nyarwanda rwose umuntu yakabaye yifata akarindira igihe azubakira urwe nawe ariko mu ngaruka turi kubona tubona ko bishobora kuba urubyiruko birugoye hamwe na za mbuga nkoranyambaga n'ibindi bitandukanye nitugerageze natwe twumve yuko dushinzwe ubuzima bwacu niba umubyeyi atabashije kujya mu nshingano ze umenye ko n'ubundi nawe ingaruka zizakujyaho nibura naho ujya gushakira ibyo bindi ayo makuru yandi nkuko tukurangiye hazima aho gushakira amakuru gerageza wumve ko ufite ubuzima bwawe mu biganza byawe amakuru ushaka nawe ubanza uyungurure kuko uko umuntu agenda akura agenda agira ubwenge bubasha gucenshura ikibi ni icyiza aho udasobanukiwe ubaze wikwizera gusa iby'urubyiruko bagenzi bawe kuko hari igihe umuntu akubwira ikintu nk'iby'uriya w'indaya yabwiwe uwo muhungu atugusiramuye ni ukuvuga ngo agamije icyo ashaka we arakubwira wowe wisanziriye bijyanye n'inyungu harimo n'abababwira ngo nitubikora ngo uhagaze ngo humura ntabwo wasama cyane undi akamubwira ngo cyangwa ngo nunjya hejuru ngo humura ntanda ndi bugutere cyane ngo niba uri kubabara mu mihango ngo rwose ngo icyagukiza ukarangira asamiyemo ngo icyagukiza nuko dukora imibonano mpuzabitsina ibyo rero byose hari no gushyira mu bwenge bwa muntu hakabaho noneho kuvuga ngo ngewe ndagira ruhare iki amenye ko ari we ugomba gufata iya mbere ntitumubujije kujya aho urundi rubyiruko ruri ariko tuzirikane yuko buri gihe iyo uri kumwe n'umuntu w'igitsina mudahuje igitsina ahantu hiherereye ubwanyu birashoboka kuko imibiri yanyu bikora birashoboka ko mwakwisanga mwakoze iyo mibonano mpuzabitsina idakingiye rero bige kumva yuko niba bari kumwe n'abandi ntukore ikintu kuko kanaka gikoze gusa ahubwo jya ubanza gutekereza no ku ngaruka kuko abenshi ingaruka baba banazizi ahubwo bakazirengagiza nkana
kubera yuko batabihaye umwanya ngo bumve babihaye umwanya, ariko wahuye n'ingaruka kenshi niwe usa nkaho atinyamo. Rero iyo wahuye n'ingaruka hari igihe gusubira inyuma biba bitagikunze. Gerageza rero natwe turakaza ubwo bukangurambaga, turakaza inyigisho, ariko babyeyi nta muntu ugukunda kurenza umubyeyi wakubyaye. Niyo mpamvu naho atatera iya mbere ngo bari ubikuganiriza, aho ubona ufite impungenge we wakabaye nawe umwegera akaba mwagira amakuru musangira, kubera yuko nubwo hari ibyo amategeko atwemerera ku buzima bwacu bw'imyororokere, hari n'ibyo twemerewe, ariko iyo ukirerwa ubukirerwa nyine. Babyeyi rero tugerageze kwa kundi twumva ko igitsura ari ugukubita, ukwereka umwana yuko umurenzeho, duce bugufi tujye ku rugero rumwe nabo kugira ngo batubwire by'amarangamutima yabo, kugira ngo ntidukoreshe igitsure cyane gituma baduhunga, ahubwo dukore ku buryo batwegera kugira ngo ubuzima bwabo budaseseka, kandi ntacyo tutakoze ngo tubishyurire, tugire uburere buruta ubuvuke nyine. Yego kandi dutangire bakiri batoya, wenda ntitwageze uburyo bwo gusobanukirwa kuri buri cyiciro n'icyo umubyeyi yakora, ariko nabyo buriya igihe nikigera tuzaza aricyo tugamije gusa kugira ngo ajye amenya ngo uri hagati y'imyaka iyi ni kugeza kuri iyi, ese nibiki agaragaza bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ese n'icyo umubyeyi yakabaye akora, nuko bizajye bigenda bizamuka, ntitugafatiranire hagati kuko ariho bituma tuvuga ngo baratunaniye. Murakoze. Yego. Allo wiriwe? Wongera ijwi, urinde uherereye hagana he? Alice, urumva hari iki wifuza kubaza? Allo, urifuza kubaza iki? Ndimo nifuza kubaza ese mu gihe bitwaye ariko bitewe n'aho guteye ukaba utifuza kubyara, wabigenza ute? Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka ingahe? 18. Urakoze cyane. Alice aragira ati mu gihe utewe inda ariko utifuza kuyibyara wakora iki? Urumva nyine hari impamvu ntago twari dufite umwanya wo kuvuga ngo tugiye mu buzima bw'imyororokere bwose amategeko, ariko hari ibyo amategeko ateganya. Mu byo ateganya rero icyambere cyo kuba afite imyaka 18 amenye ko afite imyaka y'ubukure. Icyiciro cyambere ubwo ntikimureba cy'abana. Icyiciro aba ashobora kwisangamo ni igihe yaba yafashwe ku ngufu. Umuntu ufite imyaka 18 kuzamura ashobora gufatwa ku ngufu agaterwa inda, icyo gihe amategeko arabimwemera ko yajya kwa muganga agasaba iyo serivisi. Ariko akirinda gutinda kuko abagomba kujya inda itarakura cyane, itararenze ibyumweru 22, ugereranyije ni hafi n'amezi 5. Akajyayo hakiri kare akagaragaza ko bamufashe ku ngufu, bashobora kumuha iyo serivisi. Nibyo nabamvuzeho mu buryo bwihuse. Ikindi namwongereraho nuko nubwo atifuza kuyibyara, hari abenshi bahita bagana za nzira zo kuyikuramo mu buryo butemewe n'amategeko, cyangwa bwa buryo bwa gakondo, cyangwa bya bindi bakoresha ubundi buryo. Akwiye kumenya yuko hamuviramo ingaruka zijyanye no kuba yakwitaba Imana, n'izindi ngaruka kuba bamukuramo nyababyeyi. Ni ibintu akwiye kwitwararika. Ikindi kandi amenye ko nkuko yujuje imyaka y'ubukure aramutse ayikuyemo bikagaragara amategeko yamuhana nk'umuntu wakuyemo inda. Yego. Reka twongere twitabuye ubundi tugane ku musozo w'ikiganiro. Radio Disalo. Nyiriwe neza. Neriya mu mujyi wa Kigali. Yego. Icyo nifuzaga kubaza kwibanze cyane ku bakobwa, ariko umusore umusore wirotera kenshi nta ngaruka bimugiraho. Ubwo kenshi ni nka kangahe? Nibura gatatu mu cyumweru cyangwa se iminsi yose igize icyumweru. Ubwo gatatu, hagati ya 3 na 7. Yego. Afite imyaka ingahe? Ndavuga ngiye kuko ndi hagati y'imyaka 20. Ariko mbona bikabije, sinzi niba nta ngaruka byangiraho. Okay. Turagusubiza. Reka bagusubize. Aragira ati umusore wiroteraho hagati ya 3 na 7, ubwo ni hafi iminsi yose igize icyumweru. Igihari
kwiroteraho ku mwana w'umuhungu ni ubuzima ikigaragaza ko intanga ze zatangiye gukura nyine uburyo rero umubiri uba ukora izindi ntanga nshya nuko izishaje zisohoka buriya abagabo bo umubiri ukora intanga nyine buri munsi bitandukanye wenda n'abagore kugira ngo hakorwe inshya rero izishaje zirasohoka uburyo zisohokamo rero ushobora gusohokamo wakoze imibonano mpuzabitsina kimwe nuko zishobora gusohoka wiroteyeho urumva rero bari abakiri abajene bakiri bato kubera umubiri wihuta no kwiroteraho biroteraho kenshi nyine biba bishoboka rero nta mpungenge yakwiye kugira kuko ni ubuzima yego ni ikiganiro rero cyari kirimo kigaruka ku buzima bw'imyororokere aho twari turimo tuganira n'umuryango utari uwa leta witwa Réseau des Femmes binyuze mu mushinga w'ubuzima bw'imyororokere witwa SDSR Rwanda aho twari turimo tuganira na Bazaramba Marie Michel ndetse na Habumugisha Innocent umukozi ushinzwe itumanaho ndetse n'itangazamakuru tugana ku musozo amasegonda nka 20 buri muntu mugira ikintu ubutumwa mubwira abadukurikiye muri rusange duhere kuri Michel. Murakoze cyane ikintu nabwira urubyiruko ruri mu biruhuko nuko agaciro kabo kose kubakiye ku buzima bwabo kandi ubuzima ubuzima buzira umuze rero buraharanirwa nibagerageze bumve yuko ubuzima bwabo bafite mu biganza byabo bagerageze birinde gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye by'umwihariko nibiba byiza ahubwo icyo tubifuriza nuko babasha kwifata ariko uwo byanze yirinde ingaruka zibibamo kuko zirakomeye cyane ngana ku musozo rero ku babyeyi rwose nta kindi dukorera mu buzima bwacu icyo dukorera no kugira ngo abana bacu bagire ubuzima buzima kandi roho nzima mu mubiri muzima ubwo rero ntitwibande ku kujya gushaka ibibatunga gusa mu buryo bw'umubiri tushake n'ibibubaka mu buryo bw'indangagaciro mu buryo bwo kwirinda ibyabangiriza ubuzima bwabyo bibanda kuri ibi bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kuko ari naho bisenya n'umuryango bigatera n'amakimbirane mu muryango y'izo ngaruka zatangiye kuza murakoze nongera kubashishikariza nanone yuko bagomba kuza kuri Réseau des Femmes gufata izo service bakazirikana yuko uza ari umuntu urubyiruko n'abatishoboye ariko bakaza bafite indangamuntu kuba zifite noneho bakaba baranishyuye ubwisungane mu kwivuza murakoze yego ndumva yabivuze service zo n'ubuntu kugeza ubu ariko ufite ubwishingizi nyine cyangwa ubwisungane mu kwivuza kujya tudakuraho gahunda za leta ubwo ubundi bindi baduhamagare kuri 811 turabasobanurira byimbitse yego mwakoze cyane turabashimiye namwe mwakoze kutwakira ndabashimiye cyane mwe mwese twari turi kumwe muri kiganiro aho twari turimo tugaruka ku buzima bw'imyororokere turi kumwe n'umuryango utari uwa leta witwa Réseau des Femmes binyuze mu mushinga w'ubuzima bw'imyororokere witwa SDSR Rwanda batuganirije byinshi mu kanya gatoya ni ncamake jewe nari Olive Mburi yambabariye mukomeze kunogerwa na gahunda zitandukanye za Radio 10 yari mwiza pe uwo mukobwa yari mwiza ateye neza wese uburyo mu buzima yakunzwe na buri wese yari mwiza mu gihagarara indero n'ikibero afite iminwa itemba itota itarakozwa arabyero yari mwiza kuva ku mutwe kugera ku mano kandi icyiza bye n'ubwiza bwe bwari karemano mu bwana bwe yakuza akunda ishuri no gusenga yubaha ababyeyi n'abamuruta nta gukenga ahorana amakenga anakina Radio 10 since 2004. Since 2004. The first private radio station in Rwanda. Simply, you're wonderful. You're wonderful. You're wonderful. You're wonderful. You're wonderful. You're wonderful. You're wonderful.